ushaka kumenya amateka y'abanditsi b'ibitabo baba hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi yose. And it's more powerful than a fist can ever be. Every time I sat down to write, I could rise above the walls of this prison. In the introduction of Chinua Achebe's Things Fall Apart, readers meet the main character Okonkwo, who gained fame and respect by winning a wrestling match against kurikira ikiganiro Isomero kuri Radio Isangano. Gitambuka ku cyumweru saa moya za mu gitondo kugeza saa moya n'igice. Twimakaza umuco wo gusoma, wo soko y'ubumenyi. Iki kiganiro ntikikagucike. Ibihe byiza kuri ukomeje gutega amatwi Radio Isangano ivugira ku murongo w'104.9 FM. Uratwumvira no kuri murandasi wanditse wa eshatu @radioisangano.com cyangwa kuri application ya Radio Garden. Nkuko bisanzwe uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Isomero. Ikiganiro tega amatwi ku cyumweru saa moya zuzuye, ukongera kugitega amatwi ku wa kane isa 12 n'igice z'umugoroba. Nkuko bisanzwe kesho tuba twaguteguriye igitabo tukuganiriraho gifite ubutumwa kibumbatiye ubutumwa bwubaka umuryango mugari w'abantu kandi nanone byubaka umuntu, ushobora no kubaka umuntu ku giti cye. Hakaba nubwo tukuganirije tuguhamagariye tuganiye n'umwanditsi wanditse ibitabo nawe wagaragaje gutanga umusanzu ukomeye mu kubaka umuryango mugari w'abanyarwanda abinyujije mu nganzo y'ubwanditsi. Uyu munsi turi kumwe n'umwe muri abo banditsi, nyine ntabwo ndi umuvuga izina ahubwo reka muhe umwanya nawe abibwire. Nyakugira Imana, tugwaye kaze mu kiganiro Isomero kuri Radio Isangano, ariko tangira wibwira abateza amatwi Radio Isangano. Murakoze cyane. Nitwa Emmanuel w'Imana cyangwa se batazira Emmy Sympa. Nkaba rero ndi umwanditsi w'ibitabo bitandukanye cyane bibanisha umuryango nyarwanda. Muri make nge Emmanuel w'Imana cyangwa Emmy Sympa navutse ku itariki 25 z'ukwa 12 1987. Urumva ndafite imyaka hafi 36 already nayigejejemo 35. Nkaba rero amashuri abanza narayize kuri école primaire ya Sanza mu karere ka Karongi. École secondaire nayize aho bita Nyamishaba ku Kibuye naho mu mujyi, ndetse nza gukomereza muri école secondaire ya Mubuga naho ni ku Kibuye. Nza no gukomereza primaire nako secondaire nza kwirangiriza muri école secondaire ya Nyange hari abita ngo mu Ntwari, niho narangije secondaire. Université rero nayize muri Université y'Igoma iyo bita Inike, nza kuyikomereza muri Université ya IPB Byumba, ari naho narangije mu 2013. Nza rero none gukora izindi bita ngo ni professional courses mu byerekeranye na management, ubwo ni ubunyamwuga mu icungamutungo. Mfite rero iyo mpamyabushobozi navanye muri University of Kigali mu 2019, aho ndi umucungamari w'umunyamwuga. Ubu rero currently nkaba nyine nkuko nabivuze ndi umugenzuzi w'imari ya leta mu kigo kimwe cya hano mu Rwanda. Nkaba rero ndi umugabo wubatse ufite abana 2 b'abahungu n'umudamu. Tukaba dutuye mu karere ka Rwamagana, nkaba nkorera i Kigali. Emmy, tugusanze hano ku Isomero Kigali Public Library. Ubwo ni isomero rusange ry'umujyi wa Kigali. Dusanze ufite ibitabo bitandukanye imbere yawe, ariko kandi wakize imbere yawe naho imbere yanjye hari igitabo cyitwa INZOZI Z'URUKUNDO, ikiguzi cy'imbabazi, ibikomere byawe byanteye gukomera, isano isumba iy'amaraso. Kuba ngusanze hano mu isomero rusange ry'umujyi wa Kigali ahari ibitabo byinshi, kuba nkusanganye ibitabo nawe bwawe wiyandikiye, bishobora gutera amatsiko uteze amatwi Radio Isangano akaba yakwibaza ati subundi Emmy ni iki cyamuteye kwinjira muri uwo mwuga wo kwandika? Mbere na mbere Emmy mu buzima busanzwe ni muntu ki? Murakoze cyane. Burya mu Kinyarwanda baravuga ngo umuntu atanga icyo afite. Rero kuba nkunda kwandika cyangwa se nkunda gusoma, ubwo bumenyi nkura mu ibyo bihangano bitandukanye by'abandi, kunganira n'abantu benshi batandukanye, cyangwa se n'ubumenyi umuntu aba afite ku giti cye aba yumva atabyiherera na wenyine,
ahubwo yabisangiza abandi. Icyo kirezi wamenye, wagiriwe ubuntu bwo kumenya iteka iyo ufite iyo mpano, reka mbyite gutyo, uba wumva utayipfukirana umugani w'abandi ngo urenzeho ngo ucane itara ngo urenzeho intonga, ahubwo uba wumva urwo rumuri ufite rwamurikira n'abandi bakamenya ibyo bintu byinshi byiza. Nk'uko rero wowe umaze kubivuga, iyo mpano yo kwandika urwo rumuri wamenye ryari ko rufite, wumva urabikomoye kuki ryari? Urwo rumuri rero namenye ko rufite mu 2010. Ubu tuvugana hashize imyaka 12 ndimo gukora, ndimo kwandika. Niyo mpamvu ureba umaze kuvuga ibitabo 5, ariko hari n'ikindi cya 6 cyitwa umurunga w'urukundo, nacyo nasohoye gisanga ibingibi. Hakaba n'ikindi nanone cyo ntari nabasha gutunganya neza cyitwa ubuzima mu muryango, ni nacyo natangiriyeho. Rero maze kumenya ko iyo mpano nyifite, nagerageje none uko ugenda wandika kimwe ni kuryoherwa, ukavuga ati ubundi iyo utangiye kwandika ku bantu wenda batarabikora ni nko kugira inspiration. Nuvuga ngo iyo utangiye kubikora wumva ibintu bitekerezo byinshi byisukiranyije, kandi mu kwandika bisaba yuko topic wafashe ariyo ukomeza kuvugaho. Hari gihe rero uko wandika igitabo kimwe uhita wumva uvuga ati haje n'iki ngiki gishamikiye ku cyo wari urimo kwandika. Uko ugenda ukora ubushakashatsi, uko ugenda usoma ukavuga ati okay, n'iki ngiki no ni topic n'utanzayivugaho. Buhoro buhoro rero bigenda byisukiranya ukakurushaho kuryoherwa. Ni muri ubwo buryo rero nahisemo iyi nzira yo kugira ngo ibitekerezo mfite, ibyo bintu mbona byiza bishobora gufasha abagenzi banjye muri societe, nkuko wagiye ubibona mu izi title z'ibitabo, ni ibintu by'imibanire y'abantu n'abandi mu muryango tubaho buri munsi. Urakoze cyane. Noneho rero hitamo igitabo kimwe mu byo ufite dushobora kuhita tuganira none aha ngaho, cyangwa se ureke nihitiremo tuzakomeza utaha. Icyaba cyiza ngiye mpisemo nshobora guhitamo. Ubundi se icyo ukunda cyane muri ibi ngibi biri imbere yanjye ni ikihe? Umva, ibi bitabo byose bifite igisobanuro. Icyo wanditse mbere ni ikihe? Mw'ibi ngibi dufite hano, icyo nanditse bwa mbere ni iki cy'inzozi z'urukundo. Icyo mperuka kwandika ni iki cy'ibikomere bya byanteye gukomera. Iki cy'inzozi z'urukundo cyasohotse mu 2017. Hama iki cy'ibikomere bya byanteye gukomera cyasohotse mu 2022. Reka duhere kuri iki ngiki wanditse bwa mbere, twumve mu by'ukuri inganzo iri mu mutima w'isugi n'ubwonko bw'isugi buturutsemo amagambo y'ubwanditsi ari mu bwenge washatse ko imbaga y'abanyarwanda ushaka ko imenya. Inzozi z'urukundo cya Emmanuel UWIMANA. Iki gitabo gitangira gite, uvugamo iki? Murakoze cyane kuba muhisemo n'igitabo natangiriyeho. Ni igitabo navuga ngo nanditse nyuma yo kumva cyangwa se no kubona amakuru yari ari mu gihugu cyacu cyangwa se mu muryango nyarwanda, aho wasangaga umugabo yishe umugore yishe umugabo, umwana yishe umubyeyi yishe umwana. Nza gusanga hari ikibazo mu muryango nyarwanda cy'uko urukundo rwakonje. Abantu bajyaga gushaka batazi impamvu bagiye gushaka, akagenda gushaka kubera impamvu mbi. Izo mpamvu mbi rero zikaba zaherekeza wa muryango, ukagira amakimbirane mu muryango cyangwa se mu mibanire yabo, bikazafekta umugabo n'umugore ndetse bikagera no ku bana. Nandika rero nashaka gukemura icyo kibazo kugira ngo mbwire rwa rubyiruko, b'abana bakiri batoya bumva bafite inzozi cyangwa indoto zo kuzagira urugo rwiza rwishimirwa. Burya iyo uri umusore cyangwa yenda sinzi, hari igihe ukebuka muri karitsiye aho utuye ukabona hari umuryango ubanye neza, ukifuza kuzagira urugo nk'urw'abo bantu. Nanone ugakebuka ukabona hirya yawe hari abandi bahora barwana, abana ntibitaweho, umugabo n'umugore ni hasi hejuru buri munsi. Urwo rugo nawe uvuga ati Imana yanjye isumba byose uzandindira uriya rugo. Nandika rero icyo gihe hari mu 2010, nashakaga gufasha abantu bari mu muryango nyarwanda, ari abo bana cyangwa abo basore bageze igihe cyo gushaka, ni gute yamenya kuvuga ijambo ndagukunda kandi akazariherekeza kugeza ashinze urugo, akabyara abana nabo akabaha uburere bukwiriye. Ese igihe haramutse habonetse amakimbirane muri uwo muryango akemurwa gute? Hanyuma aha kuri page ya 17 hari aho wibaza uti urukundo ni iki?
abateze amatwi Radio Isangano bamenye ko muri iki gitabo inzozi z'urukundo wasobanuye ko urukundo ari iki. Murakoze kumbaza iki kibazo. Nkuko nabyanditseho mu gitabo, navuze yuko kugeza ubu baba bahanga banditse ku rukundo, haba ku barubamo, biragoye kubona ubusobanuro buri strict cyangwa buhita bugusha ku ijambo. Impamvu kimgiye gusobanura kino kintu kugira ngo n'abadukurikiye babashe kucyumva. Nuvuga ngo urukundo narugereranya nk'ingamiya. Ingamiya ni ikintu gitoya, hippopotamus, inzovu. Iyo uyishyize imbere y'umuntu w'impumyi, ukabwira uwo muntu ufite ubumuga bwo kutabona ngo nadefinise ikintu kiri imbere ye, naramuka tuzi ko umuntu ufite ubumuga bwo kutabona iyo agiye kuvuga ikintu kimuri imbere agikoraho. Iyo uwo muntu rero afashe ku icyo kintu kinini cyane watabasha kubonesha amaso, azatanga ubusobanuro bitewe n'aho yafashe. Impamvu ngiye kuvuga ibi ni ukugira ngo wowe n'indamuka ntanze ubusobanuro bw'urukundo ntuntere ibuye bitewe n'aho wafashe. Hari igihe umuntu avuga ngo urukundo we akaruvuga cyangwa akarusobanura bitewe yenda yarafashe, yinjiye mu rukundo arabihirwa. Numubaza ngo urukundo ni iki, azagusobanurira bitewe n'ibya bindi yahuye nabyo. Ngo nagahinda gusa. Wala. Ariko nuhura n'uwafasha haryoshye, nawe azagusobanurira bitewe n'aho yafashe. No munezero gusa n'ibyishimo. Ariko rero nge nandika naravuze ngo urukundo muri definition ubwo ngeze aho nafashe, narugereranyije nk'iriba ry'amazi y'urubogobogo. Ayo mazi ntagira isura, amazi y'urubogobogo ntagira isura, ahubwo agira isura bitewe n'icyo arimo. Biratse kuvuga ngo nufata urukundo ukarufata muri ya cadre cyangwa se muri bwa buryo butari bwiza, uzayabona mu iyo shusho. Nuyafata ukayashyira mu kindi kintu kibonerana nk'ikirahure cyangwa icyo, uzayabona mu iryo shusho. Bivuze ngo rero ngenda navuga ngo urukundo rugereranya n'isoko y'amazi y'urubogobogo. Ubu yahayeho agomba kuba ari amazi ari potable y'urubogobogo nyine meza, ku buryo usomyeho ashira inyota, agahora yifuza kuza kuvoma ku iryo riba, kuko amazi yanyoyeyo yari amazi meza aryoshye. Reka mbyite gutyo, sinzi niko ariko nabyita, ataramuteye indwara, aticuza impamvu yayanyweye. Mu rukundo nge nuko naruhaye definition bitewe nuko narufashe. Bivuze ngo nafashe kuri wa muntu uzaza akamuvoma kuri ya mazi yaje misayo, nayanywa azarwara, avuga atari amazi sinzongera kuyanywa ukundi. Niho uzasanga umuntu wagize depression cyangwa se wakunze akagira yego depression cyangwa se ihungabana cyangwa se umubabaro mu rukundo, yumubwiye ati uzongere gukunda, arakubwira ati no, sinshobora. Ariko wahura n'uwaryohewe n'urukundo, watese mu rukundo, agahora avuga ati wakuhuze na runaka wanjye ukuntu dukundana, ngo wumve ukuntu bimeze. Nuko rero na definisa urukundo wavuze aha ngaha. Hari abashobora guhita wenda bibwira ngo ni urukundo rumeze rutya, ariko usa gusobanurira abantu mu by'ukuri inkundo ziri mu byiciro bingahe. Urukundo ubundi rurimo ibyiciro bingahe? Ese urwo washatse kuvuga aha ngaha ni uruhe? Hanyuma wenda umbwire uri buze kutubwira n'ibibazo biba muri urwo rukundo. Yego, murakoze cyane. Murakoze kumbaza kino kibazo. Urukundo rubamo ibyiciro, reka mbyite ngo ni bitatu. Hari urukundo umuntu akunda umuryango we, ni urukundo buri wese agira. Buri muntu wese wavutse aba afite urukundo rushingiye kuko navuga ngo kuri famiye, ku muryango. Umubyeyi akunda umwana we, umwana akunda umubyeyi bitewe n'imibanire bagiye bagirana. Urwo ni urukundo rusange. Hakaba n'urukundo, reka ndwite ngo Rwanda twita ngo urukundo Imana yadukunze, aho buri wese yaba atari uwo muri famiye, yaba umusaza, yaba umukecuru, yaba umwirabura cyangwa umuzungu, sinzi ko nabivuga, bashobora gukundana nta n'ikindi kiraho, kuko ni umuntu uremye mu ishusho y'Imana. Ariko urukundo ngiye navugaga hano ni urukundo nk'uko natangiye mbivuga rw'umukobwa n'umuhungu cyangwa umugabo n'umugore. Ni urukundo rufite intego yo kuzabana, bakarire mu muryango, bakabyara abana, Imana ibahaye umugisha. Urukundo rugamije kuvana cyangwa reka mvuge ngo guherekeza wa muhungu n'umukobwa
kuva batekereje iby'urukundo kurinda bageze mu rugo. Yego nirwo navugaga hano rero, ni narwo nibanzeho cyane, nubwo inshuro nyinshi usanga urwo rukundo ruherekezwa na za nkundo zose zindi tumaze kuvuga, kubera ko n'ubundi baravuga ngo ntiwakunda mugenzi wawe utikunze, ntiwakunda umuhungu na famiye yawe utabashije kuyikunda. Byandi navuga ngo umuntu atanga icyo afite. Rero iyo icyo kintu utigeze ugihabwa ntago wagitanga ngo bikunde. Hari umuhanzi waririmbye ngo urukundo ngo rumeze nk'isabune ngo isaza ishongarya. Wowe urukundo rubona gute? ubona byashoboka ko umuntu akunda umuntu, urukundo rwo kubana rugakomeza rukagira imbaraga nk'iza wa munsi bahuyeho bwa mbere? Yego, njye ntabwo nemeranya n'uwo muhanzi, ahubwo biterwa n'ukuntu wateguye ya nzira n'ibyo navugaga. Kuko burya iyo abantu urukundo ntabwo ruhararukwa, ntabwo abantu bakundana ntabwo bahararukwana. Reka mvuge ngo hari ibintu nigeze kwandikamo hano, ndavuga ngo hari impamvu mbi zo gushaka cyangwa se zo gukunda, reka tubyite gutyo. Iyo wakunze umuntu ugendeye ku izo mpamvu mbi, ruzaba rwa rukundo rw'agahararo, ruzaba rwa rukundo rurangira vuba, urwo nyine ntabwo ari urukundo rufite intego, nirwo baharurukwa. Niyo mpamvu nk'urugero nabyanditseho mu gitabo, ndavuga ngo impamvu mbi zo gushaka, hari umuntu ushaka kubera ko arimo guhunga ibibazo. Urugero, wari umwana w'imfubyi, wari uri muri quartier cyangwa warerewe muri famiye, ubuzima buragutekesheje, uravuga ati ariko kugira ngo nzagire ubuzima bwiza, njye mu ishuri, mbeho neza, mbe mu izi struggle ndimo zo kurererwa, nuko nashaka. Uwo muntu nashaka, intego ye ya mbere no kuva mu bupfubyi yararimo. Nagerayo rero bwa bupfubyi byarangiye, ntabwo rwa rukundo ruzaba rugihari. Iyo ni impamvu. Hari ushaka kubera gukira ibikomere runaka, yari afite umuntu babanaga, yenda n'umugabo n'umugore bakoze divorce, rabatera kugumya kwitwa yuko ndi umudivorce, narimenyereye kwitabwaho mu buryo ubu n'ubureka nshake nishumbushe. Uwo muntu nashaka azaba ashatse kugira ngo yishumbushe, ntabwo azaba ashatse kugira ngo akunde. Hari ushaka kuba akurikiye amafaranga cyangwa akurikiye ibintu, cyangwa agashaka atabiteguye kubera ko urakoze. Nabyanditseho muri iki gitabo mvuga yuko hari igihe umuntu, nanabyanditseho cyane mbwira urubyiruko, ntihari igihe ushaka kubera ko urimo guhunga ibibazo, wateye inda cyangwa watewe inda, urabona ko kubyarira iwanyu cyangwa se iki uzaba ugayishije umuryango, ukavuga ati uyu muntu ngomba kumwizirikaho tukabana. Nimugera mu rugo cya kibazo wiswe umugore, ukemuye ikibazo cy'uko urimo guhunga ko ushaka kubyarira iwanyu, numara kubyarira ku mugabo, ikibazo wari ufite kizaba cyakemutse. Wa muntu ushatse wamwihenura, rwa rukundo rukarangira kubera ko ikibazo wari ufite cyakemutse. Cyo nshaka kuvuga rero ku muntu uzi ibyo agiyemo, ukunze by'ukuri, kubera ko fate nk'urugero nk'abantu bakundana ku iki gihe bashaka kubana, ubuzima bwabo bwose abasigaje kubaho ku isi, abasezeranye ko azabana na wa muntu. None se niba uzi ko musezeranye nyuma y'imyaka 2 cyangwa 1 uzamuharurukwa, nyuma y'aya myaka 2 bizagenda gute? Muzakora divorce, muzatandukana, muzacana inyuma, byose bibe bibi. Rero icyo nashaka kuvuga, iyo byateguwe neza nk'uko iki gitabo nacyanditse, ngaragaza imbogamizi zose ziri muri ya nzira y'urukundo, kugira ngo umuntu agire urugo rwiza, kugira ngo umuntu couple afite irambe, igihe habanetse amakimbirane ni gute bayakemura, kuko amakimbirane abaho ntazibana zidakomana amahembe, narabyanditse. Ni izihe nzira none mu gihe byananiranye? Ni naho natangaga umwanzuro muri cyaki nayita ngo ni problematique, nayo nibajije kwibaza ngo ibibazo byo kwicana mu muryango byo kugira gute byakemuka biti. Niho navuga ngo rero igihe byanze, aho kugira ngo mwicane mu buvutsanye ubuzima, hitamo rwose kwicara umubwira uti rero nabonye imico yawe n'iyanjye bidahura, aho kugira ngo umwe avutse ubuzima undi, umwana wanjye cyangwa umugabo twicane, reka dusepare, nyuma y'icyo gihe ubuzima burakomeza. Rero mpamya yuko icyo nkubwira nuko iyo urukundo ruteguwe neza, aho kugira ngo ahubwo rukure rusubira inyuma, ahubwo abantu benshi iyo barambanye bamaranye imyaka kuko baba bariganye bihagije, barushaho gukundana kuko baba bafite ibintu byinshi bibahuza. Nk'urugero, umuhungu w'inshuti yawe cyangwa umukobwa w'inshuti yawe mwabanye kera mukiga, n'urugero, cyangwa mukibana nk'urungano, uko imyaka ishira mugenda murushaho kumenyana kandi mukagira ibintu bibahuza byinshi. Ibyo bintu rero kugira ngo birusheho kubatandukanya, ahubwo birabakomeza bati ko twarenze ibi n'ibi, sibyo? Kubera iki no munsi twasenye ibyo twagezeho. Urugero, hari abagabo benshi n'abagore babana kubera ko barengera abana bafite,
bafitanye akabata abana bacu batazandavura. Iyo reka mubwiye ngo uko iminsi ishira niko mugenda nuvuga ngo hari ibintu mugenda muhoreraho uyu zero. Rero mpamya yuko urukundo rwubatse neza nkurikije uko igitabo nacyanditse, uko iminsi ishira niko abantu barushaho gukundana. Ibi wabyumva uganiriye n'abantu bamaranye imyaka 50 babana nk'umugabo n'umugore babasaza, ni ukubwira ukuntu arimo gukundana n'umukecuru we cyangwa n'umusaza we. Bishimangira rero yuko urukundo rwubatswe neza, ruherekejwe neza, rurushaho kuramba. Kuri page y'104 hari ikintu wanditseho ku bijyanye n'urukundo ndetse n'imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina ifite umwanya wuhe ungana iki mu gukuza urukundo cyangwa se mu kubarwana senyuka? Gira icyo bitubwiraho ukurikije ibyo wanditse. Yego, murakoze cyane. Nandika hano nabanje nandikiraga abantu bageze mu rugo. Narababwiraga ngo uretse abataragera mu rugo se bo imibonano mpuzabitsina nta kibavuze mu rukundo rwabo. Nabanditseho naravuze ngo hari ahantu nageze ngo se igihe kirageze ngo nkore igikorwa. Nabwiraga bahungu n'abakobwa bakundana, nababwiraga ko ntago ari byiza ko umuhungu n'umukobwa batarashyingiranwa byemewe n'amategeko ko bakora rapport sexuelle cyangwa se bakora imibonano mpuzabitsina, kubera ko inshuro nyinshi niyo izana guterana inda. Hanyuma utarasoza aho ngaho, hari abavuga yuko imibonano mpuzabitsina hagati y'abakundana abasore n'abakobwa ishobora kongera urukundo. Niko wabibonye, niko wabyitegereje? Yego, ariko ku bantu bamaze gushakana. Ku batarashakana ntago ari byo, kubera ko hari risque nyinshi yuko ibiva mu iyo mibonano mpuzabitsina bakoze itanga umusaruro mubi. Urugero, iyo umuhungu ateye umukobwa inda batabitekereje kubera ko bashaka plaisir cyangwa kwishimisha. Impamvu mbivuze, abantu batarashakana ntabwo baba bazi ko gukora rapport sexuelle ari plaisir, ari kwishimisha, sibyo? Contraire, ikiva mu ibyo hari igihe kitaba kwishimisha gusa, kiva mu mwana utateguwe. Ari byo twahereyeho bituma abantu bashaka batabiteguye. Havamo za ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina tuzi, havamo ibintu byinshi bituma bisenya rwa rukundo ruba rutaranakomera. Mu gihe none ku mugabo n'umugore bicyambere iyo bakoze iyo rapport sexuelle cyambere baba bafite intego. Hari uko kwishimisha, hari ukubaka urugo nk'uko abakuru babivuga, hari no gutanga urubyaro. Abantu benshi bashatse ni nayo ntego yabo baba bafite. Bivuze kuvuga ngo kontreroma kuri babandi batarashyingirwa umwana ni ikibazo kuri bo kuko ntibabiteguye. Ku rundi ruhande ku bashyingiranywe umwana ni umugisha, kuko ubundi baravuga ngo ni nayo sano iri hagati y'umugabo n'umugore. Bivuze kuvuga ngo rero ku bantu bashyingiranywe, nanabyanditseho mbabwira ngo muramenye mwebwe mwashyingiranywe, nugera mu rugo ntuzumve ko ibyawe babirangije, uwari urwaje yahokutse, ngo niba warakubaga akarenge ukitera agaparufe ukambara utwenda twiza dutuma tureshya umusheri wawe ngo birangire. Niba uri umugabo waratahanaga akamverope we karimo akagift cyangwa akabomboza nesheri wawe ngo birangiriraho. Narababwiraga ngo rero urukundo rukomeza kubagarirwa. Urukundo ni nk'igiti cyangwa ururabo, iyo utarwuhiye ruruma. Niho rero navugaga ngo iyo mibonano mpuzabitsina ku bantu abagabo n'abagore ni uburyo bwiza butuma urukundo rukomeza. Wa muntu uko yarakumereye bwa mbere muhura nk'umugabo n'umugore yenda ku munsi wa mariage, murinda musaza mukimeze kwa kundi. Mu gihe ku bakiri bato nabagiraga inama, nubwo ari byiza koko abenshi bafite n'amatsiko yo kubikora kuko ari n'ubwa mbere baba babikoze, ariko mwirinde kuko mutarageza igihe kandi mutiteguye n'ingaruka z'ibyo bintu byose. Nashyizemo rero nti yukoze imibonano mpuzabitsina utarageza igihe, dore ingaruka zirimo n'izi. Nibinagucika uzibuke gukoresha agakingirizo cyangwa se kwirinda kugira ngo wirinde za ngaruka. Ariko abenshi kubera ko bataranabitegura ibyo bintu ntago babitekereza. Iki gitabo Inzozi z'urukundo cyanditswe na Emmanuel UWIMANA ni igitabo dushobora kuganiraho n'isaha yose kuko urukundo ni rugari. Urukundo benshi baba barufitiye amatsiko cyane ko bigoye kurushyikira n'umutima mu gisobanuro cyarwo, kereka umuntu yifashishije abahanga nkamwe mu mwaragize icyo muruvugaho, kandi byatwara igihe kinini wenda tutari bubashe kubona muri iki kiganiro cyacu. Dusoza ndagira ngo uhe ubutumwa urubyiruko ku bijyanye n'urukundo uburyo barwitwaramo by'umwihariko, kandi wongere uhe ubutumwa abashakanye.
muri make. Murakoze cyane. Ntaranarangiza hari ikibazo mugeze kumbaza muti ese mu rukundo habonekamo izihe ngorane? Ni nacyo yenda ndibusorezeho. Nuvuga ngo mu rukundo nk'uko abantu bose bazi yuko ubuzima habamo ibyiza n'ibibi, umuntu aratera ko n'umuntu. Nandika rero naravuze ngo habamo amakimbirane menshi mu rukundo, aho usanga umuntu waramukunze afite urubavu rutoya, afite amataye, ariko yamara gushaka cyangwa se amaze kuba umudamu cyangwa se umubyeyi akabyibuha akagira ibiro 50, 80, 90 kandi waramushatse afite 54. Ushobora gushaka umugabo yenda yogosha ubwanwa ahora ari smart, ariko wamara kumushaka kubera inshingano nyinshi n'ubwanwa akajya yibagirwa kubwogosha bukazakonkora n'urugero ntanze. Rero nanone utuntu dutoya, ariko hari igihe ugeraho nyuma ya myaka urimo kuvuga ngo abantu bararambana ukajya uvuga ati ariko wa muntu ko yahindutse, ko namushatse ari inzobe none akaba yarabaye igikara, ko namushatse aryamisha imisatsi none akaba yarogoshe, ukabona ko yahindutse. Rero wowe ugiye gukunda, umva ko ugiye gukunda umuntu udashyitse, umuntu ushobora guhinduka ejo cyangwa inyuma y'ikindi gihe. Ariko narandikaga ndavuga ngo nyuma yo kuvuga ko umuntu yahindutse, ujye ubanza wibaze niba atari we wahindutse. Nibyo bizagufasha guhora unagura umubano wawe n'umupatina wawe cyangwa n'uwo mukundana, haba mu gihe mukiri abafiyansa cyangwa abakopine, haba n'igihe mumaze kuba umugabo n'umugore. Rero nandika nk'inama wari umbwiye ngo natanga ku bakiri batoya. Icyambere no kumenya, nandika kino gitabo yenda benshi bazagishaka bagisome, nagiraga urubyiruko inama babandi bagifite inyota yo kuzagira urugo rwiza, inzozi z'urukundo nyine, kuryoherwa n'urukundo pana kubabara mu rukundo, kuko urukundo ni happiness, ni ibyishimo. Naravuze ko tubwira ko twakibona abashaka kugisoma. Kuba abantu bahuje idini, kuba abantu bahuje ubwoko, bavuga ku musozi umwe se ntibishobora gusembura urukundo rwabo maze rukaba rwiza kurushaho bakazanarambana. Urakoze cyane. Muri iki gitabo nabyanditsemo mvuga ngo ni iki washingiraho uhitamo umuntu muzabana, umuntu mukundana. Burya nk'uko nawe ubizi, urukundo ruva ku bantu bahorana, bakorana, babana umunsi ku wundi, bigana, bahingana, urungano, urubyiruko. Kuko burya ntiwakunda umuntu utazi. Umuntu abengukwa umuntu kuko yamubonye bahorana, avuga ati umuntu afite imico myiza, twabana, twahuza, ndetse kuvuga ngo rero nk'uko wari ubivuze, abantu basengana biroroshye 99% bivuge gutyo ko bashobora guhuza kuruta wa bandi badasengana batanaba ku musozi umwe. Urugero, amajanisha menshi uzasanga abantu benshi babanye cyangwa bakundana ni abantu biganye, ni abantu bakorana, ni abantu baragiranye, bahinganye, bari ku musozi umwe, bya bindi nk'ibyo waruvuze. Jezo ngo rero rwose ibyo muvuze ni ukuri. Abo bantu bari ahantu hamwe niho havamo nyine yuko ngiyewe menye imico yawe, nkanagushimira umwana wanjye cyangwa wo mu muryango cyangwa inshuti yanjye. Washaka igitabo cyangwa ibindi bitabo byawe yabibona ate? Ibi bitabo byanjye rero ubu ahantu wabisanga ni muri Library Caritas hano i Kigali. Ni bookshop iri hano mu mujyi rwagati muri Library Ikirezi, ndetse no muri hano muri Kigali Public Library. Kubashaka badafite ubushobozi bwo kugura bya bitabo, ashaka gusoma akavomamo bwa bumenyi mbasangije mu magambo make kubera ikiganiro n'iminota gifite, naho babisanga. Cyangwa se akaba yampamagara kuri telefone kuri zingahe? Yashobora kumpamagara kuri nimero yanjye 0788 89 2053. Urakoze cyane inshuti mukunzi wa Radio Isangano n'ikiganiro Isomero. Twari turi kumwe na Emmanuel UWIMANA tuganira ku gitabo yanditse kitwa Inzozi Z'urukundo. Tugushimira kuba wemeye kuganira natwe. Nanjye ndabashimiye kuba mwampaye umwanya wanyu vraiment. Niteka muduteye nk'abanditsi cyangwa se abahanzi muri rusange, bituma ubumenyi dufite cyangwa se twageneye abantu bugera ku bantu benshi. Imana ibahe umugisha. Tugushimira nawe wakomeje gutega amatwi Radio Isangano. Tuzongera guhurira kunyakira amajwi yawe ku cyumweru ku isaha y'isamo yazuzuye, ndetse no kuwa kane ku isaha 12:30 z'umugoroba. Ciao ciao. Ushaka kumenya amateka y'abanditsi b'ibitabo baba hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi yose? And it's more powerful than a fist can ever be. Every time I sat down to write, I could rise above the walls of this prison. In the introduction of Chinua Achebe's Things Fall Apart, readers meet the main character Okonkwo,
who gained fame and respect by winning a wrestling match against kurikira ikiganiro Isomero kuri Radio Isangano.